Ubushize mu kiganiro cyacu twarebeye hamwe zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umugore cyangwa se umukobwa atabasha gusama. Umunsi wo tugiye kureba hamwe impamvu zishobora gutuma umugabo atabasha gutera inda umugore ngo abashe gusama. Nk'uko twari twabibonye impamvu zishobora gutuma umugabo n'umugore batabasha kuba basama cyangwa umugore atwite, akenshi 37% bishobora guturuka ku mugore wenyine, 8% bigaturuka ku mugabo wenyine, none 35% bikaba byaturuka ku mugore n'umugabo bombi icyarimwe. Kature ubundi kudasama cyangwa se kutabasha gutera inda k'umugabo nako sori mwihangane bishobora guturuka ku mpamvu dushobora gushishwa mu byiciro bibiri by'ingenzi. Hari uko umugabo aba adashobora kurema intanga zihagije cyangwa se adashobora kurema intanga n'imwe. Rero kuba umugabo adashobora kurema intanga cyangwa se umugabo akaba adashobora kuba yarema intanga zihagije bishobora guturuka ku mpamvu nyinshi zitandukanye zo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro cyacu. Impamvu ya mbere ishobora gutuma umugabo atabasha gutera inda umugore asame bishobora kuba biri guturuka mu bwonko. Nk'uko twabibonye no ku mugore, kugira ngo umugabo we abashe kurema intanga namara kuzirema abashe kuzisohora, byose bituruka mu bwonko. Hari komande cyangwa se hari itegeko ubwonko buha agasabo k'intanga z'umugabo kugira ngo zibabe zabasha kuba zarema intanga. Rero iyo hari ikibazo mu bwonko, cyane cyane nk'iyo aho hantu iryo tegeko cyangwa se iyo komande cyangwa aya mabwiriza aturuka mu bwonko habayemo ikibazo, cyane cyane nk'harimo ikibyimba cyangwa se ukaba warakoze agisida hakangirika cyangwa se hakaba ubundi burwayi bwaje bwatumye aho hantu hangirika, ibyo rero byose bituma nyine rya tegeko cyangwa se amabwiriza bwa bwonko bwatangaga, bya bice by'ubwonko bwatangaga kugira ngo agasabo k'intangabo kabashe gukora intangangabo bitagenda neza, nibyo bishobora gutuma rero umugabo atabasha kuba yatera inda ngo asame. Hari n'ikindi kintu cyane cyane cyitwa imiti cyangwa se ibiyobyabwenge, nk'abagabo bafata inzoga nyinshi zikabije cyangwa bagafata bino biyobyabwenge bya heroine cyangwa se bagafata imiti y'ama opioid, imiti y'ama opioid nk'urugero twavuga nka za morphine, ni imiti kenshi ikora ku bwonko. Iyi miti rero yifata ari nyinshi cyane bishobora kugenda ikangiza ibintu bimwe na bimwe ku bwonko, harimo na bya bice bitanga aya mabwiriza ku bwonko atuma umugabo agenda akaba yabasha kuba agasabo ke k'intangangabo kakora intangangabo. Rero iyo biri gupfira mu bwonko ka gasabo k'intangangabo ntikabone amabwiriza yo gukora intangangabo ntaho kazikora, bikaba byatuma umugabo aba atabasha kuba nyine yatera inda ngo abyare. Ni kimwe nyine n'umugabo wagifite uburwayi bukabije nk'uburwayi bw'impyiko, umwijima, umutima, buriya iyo urwaye cyane byose mu bintu ntibigenda neza na za ntangangabo ntizibashe kuba zakora. Isi nanone hari igihe bipfira gasabo nyirizina agasabo k'intanga z'umugabo nyirizina. Akenshi bishobora guterwa n'uburwayi umugabo ushobora kuba yaravukanye butuma nyine ubushobozi bwo gukora intangangabo ubushobozi bw'agasabo k'intangangabo kuba kakora intangangabo buba budahari cyangwa se bwaragabanutse bukaba bwakora intangangabo zidahagije zitaba zitashobora gutera inda. Ikindi hari ubundi burwayi none uba utaravukanye umuntu ashobora kurwara buza ku gasabo k'intangangabo, cyane cyane nk'ubumenyereye buzwi hari uburwayi bwitwa varicocele. Ubu ni uburwayi ubundi agasabo k'intangangabo kagira imitsi izana amaraso n'iyasubizayo. Rero iyi mitsi isubizayo amaraso hari igihe irwara ikaba yabyimba. Iyo yibyimbye ituma amaraso aguma mu gasabo k'intangangabo igihe kirekire, bikaba byatuma intangangabo ziri gukorwa zipfa. Rero niyo mpamvu umugabo warwaye ubwo burwayi bwa varicocele byo bishobora gutuma nyine agira ubugumba ntabashe gutera inda ngo umugore we abyare. Ikindi nanone ushobora kugira ama-infection, cyane cyane ama-infection yandurira mu myanya ndangagitsina nk'imitezi n'ayandi na za gonorrhea. Iyo ma-infection aragenda akangiza aho intanga zikorerwa, none umugabo ntabashe kuba yabasha gutera. Byakangizwa n'aho intanga zica ku buryo intanga niyo zaba zakozwe zitabasha kubona uburyo zitambuka ngo zizajye guhura intangangabo. Niyo mpamvu umugabo ufite ama-infection ari byiza kwivuza kuko iyo imaze igihe kirekire byangiza ibintu byinshi cyane, bikaba batuma utabasha gutera inda. Ikindi ushobora kuba ufite ibibyimba ku gasabo gakora intangangabo ntubashe gukora intangangabo zimeze neza, cyangwa se ukagira n'ubundi burwayi, hari uburwayi bwitwa testicular torsion.
ukuntu amabya ashobora kwizinga. Amabya yera cyangwa se agasabo k'intangangabo iyo kizinze imitsi itwara intangangabo irizinga ikifunga ku buryo idashobora kuba yatambuka. Akenshi ubwo burwayi bwa testicular torsion bukunda kuba nko ku abasore bakiri batoya bari mu myaka 15, 17, 18, kuko bijya bibaho ko agasabo bishaka kuvukana ikibazo cyo gutuma agasabo k'intangangabo ahantu kaziritse kaba kataziritse neza no kakizinga kakikara kagafunga imiyoborantanga itwaye intanga z'umugabo, none ukaba utabasha wabigira utahita ubivurwa byoroshye kuko kenshi biri n'uburwayi bukurya cyane ukajya kwa muganga. Iyo bitinze ntubashe kuvurwa byoroshye za ntangangabo cyangwa agasabo k'intangangabo karangirika kakaba katabasha kongera gukora intangangabo ukabibyaza tumugira ikibazo cyo kuba utabyara. Ibindi harimo kuba wagira uburwayi bw'impyiko n'umwijima. Ubundi impyiko n'umwijima kimwe n'izindi nyama zo mu mubiri zigira akamaro kenshi cyane cyane gukora kuba zafata intungamubiri mu byo twari zigakoramo intungamubiri z'ingenzi zijya gufasha mu kurema ibice by'umubiri bitandukanye no kurema izo ntangangabo. Rero iyo urwaye impyiko n'umwijima buri ibintu byinshi cyane birangirika mu mubiri. None hari abagabo baba bafite ibibazo by'uko batabyara cyangwa se badatera inda kuko bafite ikibazo cy'uko nyine badabasha gusohora neza, ugasanga akora imibonano mpuzabitsina ko akarangiza adasohora cyangwa yasohora agasohora bitameze neza nyine duce cyane. Rero abo bagabo nabo rero akenshi bikunda kurangira bahuye n'ibibazo by'uko batabasha gutera inda abagore babyara, cyangwa ugasanga abagabo ntabwo babasha gushyukwa cyangwa se niyo bashyukwe ntabwo babasha kuba bashyukwa igihe kirekire, ugasanga barashyukwe akanya gato ise yongera. Umugabo nabo bakunda guhura n'ibyago by'uko nyine bashaka gutuma nyine batabasha gutera inda abagore babo kugira ngo babyare. Rero impamvu nyine zitera abagabo kuba batabasha kubyara cyangwa gutera inda mwumva ko nazo ari nyinshi. Niyo mpamvu buryo buri gihe cyose umugore n'umugabo batabasha kubyara ntabwo umugore we ugomba kujya kwa muganga wenyine, n'umugabo nawe agomba kujya kwa muganga bakareba impamvu nyine mu by'ukuri iri gutuma umugabo cyangwa se umugore batari kubasha kubyara. Iyo mpamvu igaragaye hari ziba zishobora gukemuka zikaba zavurwa, nk'izo ngizo z'uburwayi butandukanye. Iziba z'umuntu yavukanye zo ziba zishobora gukemuka, hari ubundi buryo bushobora gufashwa harimo kuba bafata intanga zawe z'umugabo n'iz'umugore bakazihuriza hamwe n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Tuzareba hamwe mu kindi kiganiro cy'ubutaha, tuzareba hamwe umugore n'umugabo batabasha kubyara cyangwa batabasha gusama, bimwe mu bintu bashobora kubafasha kugira ngo babashe kubona umwana. Mwakoze rero kurikirana imibonano kuri YouTube nk'uko usanga bari kumwe na muganga ufite Major Aristide, nawe utaha mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu.